hari abenshi bababuzi so gera kure mu muryango navukiye i Burundi urumva ndakura akora bizi abantu bakuri i Burundi arabizi dukura twinywera utuntu tubyeri two bita za boke urumva nizo ifite imyaka 2 niyo natangiriyeho niyo bibero urumva natangiriyeho so urumva ndakura ngeze mu myaka 10 nza mu Rwanda gutyo ngeze mu Rwanda rero niho nagiye nsanga inzoga zindi ntari nzi so bitaga za kanyanga inshuti zanjye nyinshi nk'abantu babizi Buravan yari inshuti yanjye Buravan yari best friend wanjye urumva buriya Buravan ajya gutangira sekera turi mu bintu muri abantu twajyaga twicaranye tugapanga tukavuga ati ibintu bizagenda gutya nyine dufite nyine vision tuvuga ati vision y'ibintu bwana tuzakora ibintu bya danje tuzagira uki bari indirimbo bita Majunda doze yasohoye igitekerezo cyanjye cyavuye mu mutwe kandi yarigeze no kunywa n'urwagwa saa 8 z'amanywa urumva ari mama n'ejo mundi twaravuga aravuga ati yo warakuze sha ntabwo ukiri rwakuze nuvuga ngo nanyweye urwagwa saa 8 z'amanywa ndasinzira ahantu k'urwagwa yenda tuma turanywera urwagwa hari urwagwa rwabaga ruryoshye bya atare urumva wararunywaga ukumva ntushaka kurekera ukumva rumeze nka ji ariko nuvuga ngo iyo hagurukaga hano mu mavi hose abaga wibara urwagwa ngo rufata mu mavi papa kurugendana ntago warugendana nikubisa aho hasi aho ngaho umumera njyana kuryama noneho urumva ko naryamye banjyamishije saa 8 nabyutse zindi saa 8 z'undi munsi mukecuru azi ko napfuye avuga ati umwana wanjye yapfuye urumva icyo gihe niyo nahise mva kurwagwa nahise mvuga ati urwagwa si urwagwa ariko nimba wihanye gerageza wihanire kureka sibyo wabiciyemo iterero kugira ngo none uze kongera uvuge ati aha naho ndaharenze ndambutse ngiye piano ndagiye so rero ikigeragezo cy'abakobwa muri iki gihe kiranagoye tukajya twirarira buriya yazajya umuntu kwirariraho kuko n'abapasira byo igeragezo barabigira yazajya umuntu kwirarira icyerekezo cy'abakobwa n'ikintu cyitwa amafaranga abakobwa amafaranga icyo kintu ni ikigeragezo kigoye burya kuko nabonye n'ukuntu n'abantu bakijijwe nyine ukuntu iyo bigeze ku mafaranga umuntu ahinduka isura ugahita ubona ko ahipira akabitatu kameze neza nakwambara ukavuga ati yambaye neza kamjene bimeze bite niho za challenge z'abakobwa nakubonye kuri televiziyo nakubonye gutya kuri Facebook na mu star watari rero mbona postinga ifoto abanzi ko like video zigomba gutazikubitaho twakubonye kuri televiziyo uri kumwe na Buravan twakubonye kuri televiziyo uri kumwe na Kanaka ibyo byose yabwirije icyo gihe Jyewe kugira ngo ubone narize ni ikintu kiba cyanushije ku mutima ni ikintu cy'abantu cyanushije ku mutima cyo genda ibaza ndibukana nta n'umuntu nakunda kugenda n'abantu nagiye njyenyine nibwo nahise mvuga ati burya bwose twatugoma twose nirirwa mvuza nta kintu kirimo ntago ndasobanukirwa icyari cyo mbese ni routine yo kugenda ejo nkasigaruka ku rusengo nkaza kurepeta nkaje ni umuhango ikintu cyabaye icyo gihe base bagiye gusenga nyine ese warijijwe n'icya ntubyi nyine nahise numva gahinda kanyine wumva reka nkubwire narirakariye ntekereza n'ubuzima umuntu ababayemo ukuntu butari bwiza bro navuze ati why nashaka kujya ku murongo nimba koko mvuga ngo ndi mu bintu by'Imana nkashobora kuvuga ati reka mfate umurongo w'Imana koko njye mu bintu Imana ishaka ko ubuzima Imana ishaka ko tubamo geramo kutagenda neza gusa wagera ko nagiye mbona buriya njya kuri Snap cyane njya ndeba abantu ukuntu bafite depression muri iyi minsi sibyo mu by'ukuri depression akaba ntabwo akiza depression sibyo akaba nigakiza depression karayibyibushye cyakoze karayikuza ahubwo ikintu kagukorera karayizamura karayirera rwose shuti y'Imana niba rero wumva ko depression izakirira mu kabari aho wakishe shuti y'Imana Yesu wenyine nubasha komora zanguma nubasha gukuraho ibyo bigeragezo urumva n'uburyo n'uyegera abantu b'Imana ukaganira akakubwira ibyo yagiye acamo nk'ubu uje nkakuganiriza ubuzima nabaye mu guhera mu 2015 giye kugira ngo ntangire njye kujya mu nzu twabaga mu nzu ya chambrette giye na mama na petit frère icyondo papa utagira ngo wari na simanse yo n'agasima 2015 ubwo bwa mbere nabagiye mu cyumba na saro gifite sima urumva nose nk'ubwo buzima ngiye mu twahuraga yabagazi ngo ndi umwana wo mu babosi wa hehe dore kuri n'inzo kuko urumva giye papa pfa urumva
ni ukuvuga ngo yari naje gusura mama mu Rwanda. Mama we yari yaje nza kumusura kuko bari bahungutse intambara ivuyemo. urumva yaje nko muri 1999 gutyo 2000 zigiye kujya kuko ubwa mbere nza mu Rwanda naje 2003. Yego none naje kumusura nje kumureba nibwo papa yapfuye. Noneho apfuye donc urumva iyo ukiri umwana ibintu butarabirekonesa neza uvuga ati ibintu bimeze gutya. Nuvuga ngo bakimara kutubwira ko yapfuye cyo numvishe ntacyo bitwaye, ariko mbonye mama arize ndavuga ati bya bintu birakaze. Mama ntago byoroshye. Uwiteka ni wenyine wo kwiringirwa. Amen. Sibyo amaso yawe yahanga Uwiteka bizagufasha guhora ukeye ku mutima wawe kuko burya ari ikintu nize ejo bundi ndi gukora ubukwe naje gusanga Shalom shalom, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye aho muherereye, ari mu majyepfo y'u Rwanda, mu majyaruguru y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, abaterwa muri hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, muri East Africa, muri Africa, mu Burayi, muri Aziya, muri Europe, muri Amerika, turabasuje mwese mu izina rya Yesu. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye, nizere ko mushikamye, kandi nibitameze neza ndakubwira yuko Imana yabigenza neza, Imana yabihindura bikamera neza. Icyo gusaba gusa no kuyizera. Nitwa Olivier Deva, n'umuhamya wa Yesu Kristo, Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo inzira n'ukuri n'ubugingo, Yesu Kristo byiringiro bizima, Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe duhamya, niwe turamya, niwe tuvuga, niwe twamaze ubuzima bwacu bwose. Iyi ni Salvation Road TV, kindi kiganiro Yesu mu rubyiruko. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, tugiye kubana uyu munsi, ndishimye, meze neza, ndatuje. Nawe icyo ngusaba ni kimwe gusa, wicare imbere ya screen yawe, ari telefone, ari televiziyo, ari ibindi n'ibiki. Icyo waba utureberaho cyose wenjoyinge gusa, umwami Yesu abane natwe. Turasenga ngo umwuka, Imana na Yesu Kristo babana kugira ngo tubashe kubageza ibyo twabateguriye mu bwiza bwabyo kandi no mu bubasha bwabyo. Umunsi ntabwo ndibuze kuba ni jyenyine, mugenzi wanjye we ntabwo turi kumwe, ariko ntabwo ni jyenyine nanone, ndi kumwe n'umutumirwa, ndi kumwe n'umuvandimwe. Turaza gutangira mu kanya kugira ngo mwumve ibyo tugiye kuganira. Icyo nagusaba gusa wowe kora subscribe, likinga, sharinga, commenting, ujye muri comment wandike ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umwami wahindura ubuzima bwawe, wahindura amateka yawe, wahindura situation urimo, wahindura ibigeragezo byose waba uri muracamo. Yesu ni uwo kwizerwa kandi ni uwo kwiringirwa. Numuhitamo uyu munsi ntabwo uzegera wicuza. So nkuko nari mbibabwiye rero, ntabwo uyu munsi ndibuze kuba ni jyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe, ndi kumwe n'inshuti yanjye. Yambujije kumuvuga kugira ngo yivuge kuko ni umuntu w'umugabo. Nta muntu w'umugabo bavuga arivuga. Bro, ndakwakiriye. Urakoze cyane kabisa. Nitwa Frank Niyonkuru, nkaba ndi umugabo ushima Imana. Yesu arabakunda. Murumva ko atangiye neza bibutsa yuko Yesu abakunda. Bro, amakuru usumeze gute wahandi iminsi myinshi? Urebye naribye, nta kibazo, Imana iracyaturinze, kandi iyo tukiri mu buzima ndibaza biba bimeze neza. Niyo byakwanga uyu munsi ariko ejo biba bizakunda. Abantu bakavuga ngo hari izina utavuze. Irihe zirasega. Kimenywa bose ngo kutarivuze bite. Okay, nkaba ndi umucuranzi. Muri make ndi umucuranzi. Nkorera Imana mu buryo bwo gucuranga. Hari ukuntu kubera kukwita Frank Piano, hari ukuntu njya nibagirwa ko Frank ari nkagira ngo yitwa Piano gusa. Ariko mu by'ukuri hari abantu benshi baba batazi Frank, abazi ngo nitwa Piano, kandi Piano si izina ryanjye, nitwa Frank. Piano yako. Ubwo kirekana nako banyongereyeho cyangwa se nagasirno niko bajya bavuga, nagasirno yego. Ariko nitwa Frank. Yego. Ariko ngo uri umugabo ushima Imana, unezerewe kabisa. Turi mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, ni nkaye mashimwe ufite mu mutima wavuga ati wana ibintu ibi nibi ndabishimira Imana kabisa imbere y'amateraniro. Papa, ubu ngubu ubaye udashima Imana muri iki gihe byaba bigoye. Honyine no kuba gejeje aya masaha nyihumeka umwuka w'abantu bazima, nishimwe rikomeye kuko hari abantu benshi baba baravuye mu mubiri, hari abarwaye. So nabo kandi tubabwira yuko Yesu aracyakiza nibagira ikibazo. So ndashima Imana cyane. Uyu mwaka ari n'umwaka mwiza, by the way. Umwaka mwiza. Navuze ngo ni umwana ngo nagiye kubivanga. Ariko ni umwaka mwiza kandi n'uwashize wari mwiza. Turashima Imana kamwe. Yego. Mana ishimwe rero, twishimiye kubana nawe kuri Salvation Road TV cyane mu kiganiro Yesu mu rubyiruko. Hari inzu zanyacu tuvuga ngo Yesu ni umwami, niko dusuhuzanye.
Yesu ni umwami iteka ryose. Amen. So bro, none se umeze ute ahandi, urakomeye, biragenda? Mu buryo bw'umubiri biragenda no mu buryo bw'umwuka bikagenda, so nishimwe. So rero ndumva watangira wibwira wenda abantu bakurikiye Salvation Road by'imyariko Yesu mu rubyiruko, wabwira Frank Piano, Frank Niyonkuru ni muntu ki, gutyo kugira ngo tugendane neza. Frank Niyonkuru rero ni umuntu usanzwe nk'abandi bose, ahubwo ni umuntu wakuze nk'abandi byose, ni umuturage nk'abandi, urumva. Nta n'ikintu kiri special kindi navuga ko ndusha abandi, urumva, ariko ikiza urumva nuko ndiho. Inzira zose naciyemo kugira ngo mbeho, ariko ndiho. So ndumva aricyo cy'ingenzi, kandi n'Imana ikindinze nicyo cy'ingenzi. Naho kuvuga ngo bigira ibibazo byaza, ariko icy'ingenzi ni uko uriho. Ndibaza ko ibyo wakora cyose, icyo wacamo byose, icy'ingenzi ni uko uriho. Kandi ubuzima burahinduka, uyu munsi umeze nabi, ejo uzamera neza. So ikibi ni ukwiheba, so nicyo cy'ingenzi. Urumva utanga ubutumwa bwiza uvuga ati ikibi ni ukwiheba. Ubwo umuntu waba ari kureba kino kiganiro yihebye, kwiheba ntabwo biri muri plan ya 2026. Uhembuke, ukurikire Kristo, ubuzima bwawe azabugenza neza. Muri Yesu biremera. None turimo dutangira ikiganiro, ndashaka utunengeye kuri radio, hari ukuntu twatumiraga umuntu bamwe ati banza usuhuza abantu. Ubwo yabasuhuzaga gute? Kuri radio yakubitaga mikoro cyangwa yazamuraga amaguru. Kuri radio urabameje, urumva hari ukuntu cyane biba gutumira kuri radio, ubaga basize ubwiye abantu uti Frank rero bro nangiye kuri radio muze kunyumva, kabwira Karisiyo cyangwa Fema ati ngiye kuri radio, social media zaje zitarabanye zo biti imvune. Ati man ngiye kuri radio muye munyumva, nibavuga ngo muhamagara ugasanga bari rwamugara bose urabaza ati umuntu yahamagara ntiyo gatanda muzungu ati nako. Ntabwo wajyaga wiyongoza ukavuga ngo tugufashe iki cyangwa se tuguhiye indirimbo kandi uramuzi. Iyo ashaka yayikubwiye ko ari buze kuyiguhamagara akayikubwira. Ndibuka nkora kuri radio 2019, ari igihe mere yisikumamakara. Mama wawe se nagize Imana ariko ntiyibwa, numvaga agiye bwana ntabwo yeze avuga ngo mwana wanjye Devo ati mwana wanjye Olivier ngo ndikukumva. Ndabigenza ntera urumva, anyakansaba akaririmbo nakamuha, birarangira nyine turumva. Rero hari igihe muri iriya myaka hari ukuntu nyine iyo bagutumiraga ugenda kubwira abantu uti Piano yawanangiye kuri radio bro uze kunyumva, ntucikwe n'ikiganiro, niba bavuga message wandike ngo turagukunda turakwe. Ariko kubera iki kera hatabaga abantu bakora utuntu tudukoryo nkahita nkubwira ati Devo urukweto rwanjye wagiye wambare warugaruye. None kera gutwika kuri tutaraba kwinjira, ibintu byo gutwika byazanywe na social media cyane, kubera ko hari ukuntu abantu nyine sinzi impamvu abantu babikunda tu. Ariko kiriya gihe byari bitaraba too much, byari birimo ariko bitakabije cyane tu. So rero ngiye kubwira ibintu nyine bita Vince ndabyibuka tu. Gusa ni byiza ko batukwakiriye kandi tuguhaye ikaze. Hano ni mu rugo, anytime uhawe ikaze rwose, uri mu banyu niko bajya bavuga Abanyarwanda. Ariko mu rugo mujye mugerageza munakira umuntu mu rugo, ntabwo bivuze nimba uri mu rugo ko udashobora kwakirwa. Ariko twakwanye ariko se kwakira hari ukuntu mugomba kujya mushiramo n'akantu manura akantu k'akavumbi. Ubutaha tuzagashyira imbere ya kamera nta kundi udushyize mu bago. Ubwo mushatse kumbwira ko hari ako mwaneganyirije ku ruhande. Urugo ntabwo rusaba umunyu. Muri urugo rwose ntabwo dusaba umunyu, ntabwo wakwicwa n'inyota. Ahangaha turi muri business za Yesu. Amen. So Piano kugira ngo dutangire ikiganiro muri make rero, mkomba ngira ngo twishime, kubera ko umunezero wo muri Kristo ntabwo urangirira gusa mu rusengero, mu buzima busanzwe turishimye. Ari ukuntu abantu batubona twishimye mu rusengero bakagira ngo umunezero tuwusigamo. Nka kuri ujye kureba match, ngo ujye kureba match afite ibibazo, wakwinjira muri stade ukabisiga ku muryango, bigasigara ugati nta igitego cyajyamo kibagirwa ikibazo arufite. Ariko ibibazo biri ku muryango bwati urasohoka tubonane. Mu rusengero ho rero tugezemo tubisigira Yesu nyine, niryo tandukana nabonye n'iryo gukizwa no ku buzima busanzwe tu. So rero twishimiye ko kwakira muri Yesu mu rubyiruko.
so rero ubwo turi muri Yesu mu rubyiruko nagira ngo ubanze utubwire mbere y'uko Yesu agera mu rubyiruko, Yesu mu buzima bwa Frank, mu buzima bwa Piano yinjiyemo ate, byagenze bite kugira ngo tugira abantu wenda impamvu dukora bino bintu tugira ngo wenda hagire umuntu wayobye inzira waba wihebye waba uri guca mu bihe nk'ibyo waciyemo cyangwa naciyemo uzareba ikiganiro avuga ati wow no mutipe ibintu ari gucamo nanjye nabiciyemo buno buzima nanjye nabo bayemo ariko Yesu yagize neza tu. So mu by'ukuri rero ubuzima bwanjye ni ubuzima burebure kuko ndibaza nk'abantu hari abantu benshi baba babuzi so jye nakure mu muryango navukiye i Burundi urumva ndakura ariko urabizi abantu bakuriye i Burundi urabizi dukura twinywera utuntu tw'utubyeri two bita za boke urumva nizo ifite imyaka 2 niyo natangiriyeho niyo bibero urumva natangiriyeho so urumva ndakura ngeze mu myaka 10 nza mu Rwanda gutyo ngeze mu Rwanda rero niho nagiye nsanga inzoga zindi ntari nzi so bitaga za kanyanga zibiki urumva twebwe urumva ukiri umwana ikintu cya mbere ntakubeshye nako abantu barabiza abantu benshi muri generation yacu kundi yabaga bimeze wasangaga uri umuntu wikundira umupira ubwo nimba mu rugo mukubita akayoga muragakubita ibintu nk'ibyo so urumva mu myaka 10 gutyo nubwo buzima nari nibereyemo nubwo buzima nari nibereyemo nyine nkumva ko nibwo buzima nyine twasanze n'abandi babamo ariko bidakuye ko ba mukecuru babaga bakijijwe ariko urumva bitewe na ba mujomba babaga bakwegereye n'ibiki n'ibyo ngibyo ukwinywera agacupa twumvaga ari ibintu bisanzwe kandi utanywera agacupa ntago wabaga uri umugabo kameme avuga tutazabimbwa wa muhungu we gerageza usome ku kantu so nubwo buzima twagiye dukuriramo so nza mu Rwanda nyine nje mu Rwanda nyine urumva papa wewe yaramaze gupfa nyine kugira ngo nze mu Rwanda kameme naje aruko papa amaze gupfa urumva ubwo rero ubuzima bwo bwahise buhinduka noneho urumva kuba mu buzima papa wahari atanahari biratandukanye urumva papa yapfuye nk'ifite nk'imyaka 8-7 gutyo ubuzima rero buhindutse nibwo naje mu Rwanda urumva ko papa urumva yari umurundi ariko nibwo naje mu Rwanda so nje mu Rwanda rero ko mama we n'umunyarwanda kameme urumva nibwo nagiye mpura na societe ya bene wabo b'amama b'abanyarwanda nuko turahura mu guhura rero urumva nabo agacupa ari kwa kundi nakomerejeho nyine urugendo rwo namenye izo za kanyanga inzagwa ibyo ngibyo so rero kugira ngo rero ntangire gukizwa ndibuka mama yigeze kujya ahantu twasengeraga mu Kigarama ruguru so nibwo yagiye gusenga asiga mu rugo njye nigira mu mupira kameme abantu gikundo barabizi umupira ukuntu nari imeze nabi cyane urumva twikundiraga imipira ukajya wikinira umupira ukimano cyane bukubise akarwa kagakubita nimba ari kakanyanga kagashira mu nda mu mbavu nyine kugira ngo utazabimbuka no rero ikintu cyaje kubaho rero rimwe mama yaragiye kujya gusenga ndavuga ati ariko subundi why not jye nashaka kujya gusenga ndavuga ati ariko iki cyumweru nahora ajya bite nanjye reka nikozeyo ndebe ndagiye ngezeyo nyine urumva icyo gihe bivugirizaga akagoma kuruho aho haboro basengeraga zamani urumva bavuzaga bukagoma gutyo turataha ariko mbona bya bintu ni byiza bati boro ubwo nari maze kujya mu myaka 13 14 utarageraho umuzehe amaze kwitaba Imana ntago wari ukiri mutoya ariko ni iki cyagukomeje ni iki cyaguhumuje muri ibyo byari wumva umwana wakuranye ari papa we byari byo byose kumubura ukiri mutoya ni iki cyagukomeje muri ibyo bihe nyine mbere yuko wenda utangira mbere yuko uza mu Rwanda bareka ngusetse rero kuko urumva jewe papa apfa urumva ni kuvuga ngo naje gusura mama mu Rwanda mama we yari yaje nza kumusura kuko bari bahungutse intambara ivuyemo urumva yaje nko muri 19 gutyo 2 zigiye kujya kuko ubwa mbere nza mu Rwanda naje 2003 none naje kumusura nje kumureba nibwo papa yapfuye noneho apfuye donc urumva iyo ukiri umwana ibintu butarabirekonesa neza uvuga ati ibintu bimeze gutya uvuga ngo bakimara kutubwira ko yapfuye cyo numvishe ntacyo bitwaye
ariko mbonye mama arize ndavuga ati bya bintu birakaze mama ntago byoroshye akora ari ahantu utangira ubundi icyo gihe urumva ubu utaramenya bya wagwane nuvuga ngo noneho igihe utangira kumenya yuko ibintu byahindutse cyagiye bwa buzima wabagamo noneho ukuntu bitabutangira kumera urumva papa niwe wari ubatunze niwe wari ufite akantu ko yishoboye ibintu birahindutse abamama kera ntabwo bakoraga ntabwo babaga bakora urabizi ariko rero buriya mama nawe yari umuntu nubwo atabaga yarize ariko yari umuntu uzi gushabika buke buke so nibwo buzima wese ntangira kubona noneho nahise kumisinga noneho papa ati burya kuko bya bintu noneho birakaza noneho ntangira kuba muri bwa buzima bubi ntigeze mbamo urumva papa ubu se nkubwiye ngo kugira ngo ntangire kuba mu nzu ya sima nayibayemo 2 ndaje secondaire 2014 se babyemera papa yine ni kwa kundi ariko rero buriya Imana ni nziza urumva muri icyo gihe nagiye ku rusengero icyo gihe nyine mere ngaruke muri story icyo gihe nagiye kureba aho ngaho mere yari amasengero giyeyo uruvuga ngo ngarutse nubishe ibyo bintu mbikunze ndavuga ati why ntanajye no muri ya korari ariko icyo gihe urumva ukiri umwana utarasobanukirwa neza iby'agakiza ariko uvuga ati mbese ni nk'ikintu kigushimisha uvuga ati ya kintu nyisanzemo akatari ukuvuga ngo nuko wakijijwe cyane n'amarangamutima aba yashyushye none se ntago byigize wenda icyo gihe urumva utangiye kubabara muzehe agenda ntago wigize wenda uvuga ati wenda bya bintu by'inzoga wabagamo mbere twadukanyanga nkaga twatucupa duto nka gukira umuto tujyemo wenda uvuga ati reka niyibagize bino bindi gucamo ntago bigize biko kugira ngo wenda byari kumba kuko icyo gihe ari umwana kuko urumva icyo gihe ngewe abantu bari banyegereye bose bakubita ku kayoka ibyo by'Imana ntacyo nari mbiziho usibye kuba naragiye ngo uwo munsi gusa nkajya mu rusengero nkabona ibintu ni byiza sinigeze numva n'iby'ijambo ry'Imana numvaga gusanya n'abantu bahimbaza bavuga ati wow cyabintu bisawa kubera ko muri Burundi rero ngubwira ahantu bitandukanye no mu Rwanda i Burundi twe icyo gihe twakuze hajyaga haza amabande y'abakongomani agacuranga ariko ukuntu yacuranga yabaga ari ingoma bakoze drums bakoze mu bikopo bira bya usa sinzi niba usuzizi barashize amashashi yinuza hari amashashi y'Burundi yabaga akomeye bakayashiraho bakavuza bakubita gitare za sesh nizo zidacomekwa ariko papa bakubita ngo muziki avuga ati urumva rero ugeze mu rusengero wumvishe ka kantu wumvaga kera ukubita kamanyinya akumva ni hatari so icyo nicyo kintu rero cyagiye kigukurura uvuga ati ako kantu ndumva ari byiza ndumva mbyisanzemo akatari kuvuga ngo nuko wamenye ngo Kristo so nubwo huko no kuhakunda kumva ari ukuntu ugera ahantu kumva ahantu urahishimiye rugo ibintu biri kuhabera no gutabyisangamo kumva ariko urabikunze yego aho niho hambere hankuruye rero ubwo umunsi ukurikiyeho kandi nahise usubirayo yego gutyo nisanga naje kujya muri korari yitwaga Come to Jesus ufite nk'imyaka ingahe ubwo uko Kenze yari itangiye kwikubitamo ubugiye muri korari bagiye muri korari urumva ariko Kenze yari taragera ahubwo nyine niho ahubwo Kenze nibwo natangiye kwisanga mvuza kakagoma ko mu rusengero voilà urumva nagezeyo urumva nahise sanga ari korari z'abakobwa abakobwa nibo bari buze muri korari ngiye muhungu wa mbere warujemo ubwo urumva umuhungu rero uje mu bakobwa abagera muri birogire papa ubango muri korari barago Come to Jesus yari abakobwa gusa yari abakobwa gusa papa ninjye wagezemo ndi umuhungu ntago watega nko kamwe mu bakobwa 100 papa ibaze ko twasohokaga mu rusengero nyine dusohotse tuvuye nko muri repetition nasohokaga nirukanka amona ndenga niruka bakaze Frank agiye hera narenze kera kugira ngo icyo gihe yaga n'isoni nanatinyaga n'abakobwa urumva nkahita niruka ariko icyo gihe nanjye nahise ntangira kuba umuvuzi w'ingoma wo kuvuza uruhuru kakagoma kuruhu ko mu rusengero wana ndagakubita koko ndagakubita ku myaka yanjye ndagakubita numva gukubita akagoma mu rusengero nahise nisanga muri bya bindi byo kumva ko nkunze gucuranga ibi kuguma mu rusengero ariko still iyo habaga hari akamace gakomeye narakwepaga papa wanjye hari bara amashampiyona aberaga igikondo icyo gihe iyo yabaga ari bubi shasi nazaga kurepeta icyo gihe arabaga mbonye ibintu bikaze aravuga ati ahantu hari amafaranga recuperation ari ibisheke aravuga ati birarenze papa ni ukuvuga ngo rero icyo gihe kakanyanga ariko rukigasoma cyane je nigeze no kunywa n'urwagwa saa 8 z'amanywa urumva ari mama n'ejo mundi twaravuga aravuga ati yo warakuze sha ntabwo kiri rwakuze nuvuga ngo nanyweye urwagwa saa 8 z'amanywa
ndasinzira ahantu h'urwagwa nyine gatuma turanywera urwagwa. Hari urwagwa rwabaga ruryoshye bya atare urumva wararunywaga ukumva ntushaka kurekera ukumva rumeze nka ji, ariko uruvuga ngo iyo wahagurwaga hano mu mavi hose wabaga wibara urwagwa ngo rufata mu mavi papa kurugendana ntabwo warugendana nikubisa hasi aho ngaho uwo mumera njyana kuryama noneho urumva ko naryamye banjyamishije izo saa 8 nabyutse izindi saa 8 z'undi munsi mukecuru azi ko napfuye avuga ati umwana wanjye yapfuye urumva icyo gihe niyo nahise mva ku rwagwa nahise mvuga ati urwagwa si urwanjye bwari ubwa mbere n'ubwanyu muri umwe urwagwa bwabise y'ubwa mbere n'ubwa mbere bavuga ati ibi ntabwo bibaho kuko urumva barambwiye waryamye saa 8 tuzi ko wapfuye ubyutse indi saa 8 z'undi munsi ntabwo bibaho urazutse ndazutse urwagwa mpita ndusezerana nigumira kuri kanyanga n'utuntu ngutwo two kwinywera ariko watangiye kujya mu rusengero uri kukagoma kujya mu rusengero ariko mu rusengero ngo ndujyamo ntabwo ndaba ntuzanye no kugumamo indani neza agapiriyo kabaga kagezemo ni kwa kundi nyine wumvaga uhakunze ariko hari utundi tuntu ku ruhande umupira buriya iyo nigeze guhura n'abapeti bo bakomeje gukina urumva hari wakinaga muri aperi arampaza papa waretse umupira bro ntago bibaho ko wareka umupira kubera ko icyo gihe nakinaga mu gitondo kakina ari mugoroba na saa 8 ku zuba ry'amasaha ntago nabireba urumva nabaga ndi mu mupira gusa urumva nibwo buzima rero naje kuzamo noneho uko ngenda nkura ndabiva mu cyo genda mu buzima bubi ndacyari mu buzima bubi urumva iby'ubuzima bwiza iby'ubuzima bwo ni ngo agapira kasaga naho kakwibagiza bya bihe bibi wari urimo uracamo nk'umwana nyine hoya ubuzima bubi bureka nkubwire rero buriya rero ari ukuntu twiga primaire wasangaga umuntu urumva usanga dutinyisha kwerekana iwanyu mu rugo yego kuko wabaga wariyemeye ku bantu ukavuga ati iwacu turi aba boss ariko mu by'ukuri nicyo kintu ntigeze ngira kuko n'abantu bo muri quartier hari abahara hafi ya Ntoza twajyaga tujya gukina umupira kuko iwabo babaga ari abana bifashije urumva ariko ngewe nzi ko ndi butaye mu cyondo nababwira ati muze tube twiribereye mu rugo urumva agafi mama yabaga yansigiye yagiye gushabika tukagasangira urumva nicyo kintu ntigeze ngira urumva cyangwa ngo kwirarira kandi n'ubu ngubu nicyo kwirarira sinigeze kimba niba umuntu akennye urabyemera ati ndakennye yapana kuza kugira ngo wihagarare wereka abantu urumva biba bitandukanye kabisa nuko urumva ubwo buzima aribwo umuntu yahise akomeza kuriramo rero ubwo muri kubabwira ubuzima bwo kugira ngo ngere kuri ya ntuza yo gukizwa kuko ntabwo njya mu buzima bwa detail bw'ubuzima nabagamo ngo nacagamwe mu biki so ubwo rero nkomeje gukura ndangije primaire ndangije secondaire kugira ngo twihute icyo gihe uracyari muri korali ariko korali Kamanyinya ugafata agapira kakigufashe n'iki byose uvuga ati abantu nese ntago bajyaga bigisha nko mu rusengero n'iki wenda ngo wumve cyangwa wateraga gukoma akagomba gusa ariko nubwo ngo abacuranzi ngo ntibajya bakurikira inyigisho bureka nkubwire rero sibyo bajya babivuga gutyo ariko reka nkubwire abacuranzi mukajye mubarenganya sibyo buriya kugira ngo umuntu ahinduke buriya nuza gusanga majority y'abantu ukuntu tubayeho mu buzima uza mu rusengero wumva bikunze wumva ukunze n'ibyo ugiyemo wumva ukunze n'iryo jambo ry'Imana ariko kubera za kamere zacu icyo usanze mu rusengero nicyo kiguhindura voilà no kuvuga ngo wowe iyo ugiye mu rusengero uvuga ati ngiye gusenga Imana abantu bariyo utawibaza yuko ari babantu bameze neza bari bameze nk'iyo Mana ni wasanze none iyo ugeze muri rwa rusengero ibintu abantu bagenda bagukorera bavuga ati ntibikunda ugenda uvuga ati shaho buri abacuranzi benshi rero bahinduka kubera abarokore sibyo aza we yumva yakorera iyo Mana ariko bitewe n'ukuntu umutreating agatavuga ati nta rukundo rurimo rero agari hano tuvuga ngo abacuranzi bakunda amafaranga wayo batayakunda kandi waraberetse ko nawe utabitaho bavuga ati nanjye icyo dupfana nuko mucuranga kuko iyo bakubuze bashobora guhangayika ariko wagize ibyago nta kintu bagusayidira bagushira ku ruhande nyine yabirangiye sibyo ibyo nako nakantu kari kanyuzemo urumva ko kantu karamfashe uko nanjye nari ntagasobanukirwa neza hari utuntu ubuze ariko
utarajya ku isoko nyine ngo nywa amazi ya nyayo. Oya ariko reka tunabikuriraho abantu ku nzira sibyo ntujya mu rusengero genda uzi ikikujyana. Yego. Kuko umuntu ugiye gusanga mu rusengero nawe ubwiwe yambaye umubiri nk'uwo wambaye. Ni umuntu. Nugenda ukavuga ati pastor ubwo ari hari agomba gukora ibintu byiza urumva nakora ibintu bibi bizagucumuza sibyo kuko uzi ko pastor agomba kuba ari umuntu uri perfect. Icyo nicyo kizagucumuza cyambere. Niho handi umuntu aza mu rusengero ajeje gukizwa akanakizwa kuko muri icyo gihe ariko za mbuto zo gukizwa ntazibonane aba bantu yasanze mu rusengero ugasanga araguye. Icyo gihe yaguye rero urumva abishira kuri baba. Kandi igihe wakugushije we agera imbere akihana akakizwa bikabasiriye. Cyane nubwo nyine ngo tumenya ngo bamenya aho twacumuriye ariko bamenya aho twihaniye sibyo muri ruzawujyamo wenyine. Ni ukuvuga ngo rero niba uje mu rusengero n'umutima wawe ezwa wowe n'Imana yawe niwo ugomba kuba uzi icyo mwavuganye niwo ugomba kuba uzi icyo utumye imbere y'iyo Mana. Ngo niba piano afite urusengero ntago ari we nyiri urusengero hari uwakorera menyu. Ego uwo niwe w'ingenzi kurusha uko ngiye uzaza ukavuga ati uriya nyine hari abantu babana indorereze mu rusengero nayo ya ugasanga aje mu rusengero yitaye kuri ngiye uri gucuranga why wowe icyakuzanye wowe waje kudeba cyangwa waje kureba kuruhukira aho umwami Yesu ari urebana n'uwo mwami Yesu wawe ureke kuba icyapa cy'abagenzi ba ngo nzaba ndi hariya ngo uriya kwagiye gahunda zanyu mwarazanye uko nasenze Imana kwanjye ntukuzi rero reka gucumuzwa nanjye ba mu rusengero ku giti cyawe ukorera Imana ku giti cyawe kuko umuhamagaro wawe n'uwanjye biratandukanye. Icyo mwavuganye n'Imana kiratandukanye n'icyo twavuganye. Kandi rega twebwe dushobora kuba abakristo b'intege nke ariko Kristo ntago ari umunyantege nke. Icyo kintu abantu bibagirwa kandi ari utwongera imbaraga nye ari uko numva tugiye mu kibwiriza urumva juste nicyo kintu kibi kibazo ni nayo mpamvu usanga abantu nanjye byarangoye by the way nanjye biri mu bintu byatumye ntinda gukizwa buriya myaka yose. Uvuga ati aba bantu umuntu ndi kubona Frank mpora mbona baye mu rusengero imyaka 5 aba mbona atanyerera imbuto. Papa reka nkubwire twese twambaye umubiri sibyo buriya iyo umuntu avuze ngo ntagacumura nyine ubundi muri biranditse ngo ntago turagera ahantu Satani adashobora kurasa imyambi sibyo. So rero kamere muntu buriya iyo turi gukizwa turwana na kamere sibyo. Kamere ni ikintu gikomeye cyane sibyo buriya kugira ngo kamere ikurimo iveho ni ikintu gisaba process. So rero uzacumuzwe n'umuntu ngo nuko wamubonye ngo buno muhuriye mu kabari ngo ejo mu rusengero abarimo ngo mu rusengero nta bantu bakijijwe barimo. Papa mwijuru wese azagira umuzigo we kujya mwijuru wese urugendo wese afite urugendo rwe sibyo. Niba buri wese afite urugendo rwe rero cungana n'izamu ryawe we n'Imana yawe umenye ibyawe. Buriya muri corona kono ibintu byo kuvuga ari byinshi buriya muri corona urumva muri corona abantu benshi niho bagiye bagwa. Yego cyane sibyo ati gute ntabwo twa tugisenga sibyo. So rero nk'umuntu ari abantu bahita bibaza ibintu byinshi akavuga ati se niba tutagisenga bakatubwira ngo duturire online turi gusengera online icyo kintu urumva bitewe na societe wibereyemo noneho niba uri mu rupangu rw'abantu banywa inzoga abantu bakirute buriya corona yaraduhinduye urumva yerekanye umuntu wese aho yari yubakiye umunzani uriya munzani wa corona ubundi buriya nisizi n'amacacizi sinzi nimba ujya ukunda kugenda amacacizi uzasanga abakristo bari bahari imbere baragiye bagabanuka urumva nimba rero baragiye bagabanuka impamvu ni iki corona yahise twereka yuko bya bintu byo gusenga harimo scam nyinshi hari icyo badukeneyeho kugira ngo babeho nabo ako mu by'ukuri siko bimeze. Buriya nushaka gukizwa koko niba unaremerewe n'ibyo bibazo uvuga ati ibibazo bimereye nabi ntandi hano wabihungira kuko nujya mu kabari urumva uzasanga nabo bafite ibibazo kandi kujya mu kabari siko bimara ibibazo. Uko ujya mu kabari n'ubundi wamugane ku muryango upfa gusinda gusa uyu munsi yoze gusindutsemo ntango biri kugukubita n'ubundi still usanga bya bibazo ntago gikira ariko byibura buri ariko mubwire nk'umuntu ukunda kujya mu rusengero
sinzi je nagiye mbibona kenshi buri uzagenda mu rusengero ubabaye bakarimba nk'indirimbo umutima uri ku Mana ukarimba indirimbo bakabwiza ijambo ry'Imana uraruhuka kuko buri tuvuga ati burya cya kibazo kiri hano ni umusozi mutoya hirya y'umusozi hari ikibaya mbese hirya y'ibyo bibazo hari umunezero hirya y'icyo kigeragezo kivaho kuko buriya iyo ugenda uganira n'abantu bagenda bakubwira ubuzima bukomeye bagiye bacamo uko bakubwira ubuzima rero bukomeye bagiye bacamo uhita uvuga ati ka kantu ni gatoya niyo handi ushobora guhura n'inshuti yawe yakubwira ikibazo ifite watekereza cya kindi cyawe ukavuga twara akana burya nta kintu kirimo ariko ikintu navuga nababwira uko ikibazo cyose wageramo ubukene bwose wageramo kutagenda neza bwose wageramo kuko nagiye mbona buriya njya kuri Snap cyane njya ndeba abantu ukuntu bafite depression muri iyi minsi sibyo mu by'ukuri depression akaba ntabwo akiza depression sibyo akaba nigakiza depression karayibyibushye cyakoze karayikuza ahubwo ikintu kagukorera karayizamura karayirera rwose nshuti y'Imana niba rero wumva ko depression izakirira mu kabari aho wakishe nshuti y'Imana Yesu wenyine nubasha komora za nguma nubasha gukuraho ibyo bigeragezo urumva n'uburyo nuyegera abantu b'Imana ukaganira akakubwira ibyo yagiye acamo nk'ubu uje nkakuganiriza ubuzima nabayemo guhera mu 2015 giye kugira ngo ntangire njye kujya mu nzu twabaga mu nzu ya chambrette giye na mama na petit frère y'icyondo papa utagira ngo wari na simanse yo n'agasima 2015 ubwo bwa mbere nabagiye mu cyumba na saro gifite sima urumva nose nk'ubwo buzima ngiye mu twahuraga yabagazi ngo ndi umwana wo mu babosi wa hehe dore kuri n'inzo yabagubona ati inzo yarukuri gushuka ukavuga ati uyu muntu ameze neza neva papa niyo mpamvu ndi ukubwira iki gihe urimo harabagiciyemo mbere sibyo isungu witeka nta wundi muntu ushobora kugwa iryo humure icara wumva uturimbo tw'Imana usenge niyo wafata buriya hari abantu gusenga bigora niyo wafata uwo munota umwe ugasenga umwe wonyine usome Bibiliya hari ihumure ushobora kugira uvanye muri iryo jambo ry'Imana hari n'abantu burya bigora gusoma Bibiliya sibyo nabo niba bikugora shaka umuntu w'Imana umwegere mujye muganira ku ijambo ry'Imana uvuga ati byibura ku munsi mukure mirye yasomye voilà uriyo yasomye wenda wowe wumva utabusobanukiye ko ari gisoma Bibiliya ukamera nk'uri gusoma amanovels urumva yego cyangwa tableau périodique urumva ariko uye wagere uwo muntu hari ibindi uragenda kungura sibyo mukaganira buriya dusigaye tumara igihe kinini kuri telefone sibyo niba wabuze n'uwo muntu shaka channel iri ijambo ry'Imana ujye uvuga ati ahantu reka niyo nafata iminota 10 buri ikintu cyose urugenda witoza iminota 10 ukayumva iryo jambo ry'Imana ugasenga niyo yaba ari umunota umwe wonyine hari humura ugenda ugira mu mutima wawe iza depression ugenda wumva avuga ati riramanutse abatewe agahinda n'abakobwa abagiye abatewe ubwanwa n'abahungu byose ababuze ngo abagabo ababuze abagore byose biva ku Uwiteka noneho reka urumva rukuntu iyo dutangiye kuvuga Yesu bintu njyora ku buryo ushobora kubona nibagiye twari tugeze hari ukuntu Yesu dutangiye kumugana mpita numva twakomeza muri uwo mujyi ariko reka tubanze dusubire inyuma gato kubera ko ariko impamvu nekereza ko nta yindi nkuru yo kubara dufite uretse kuvuga Yesu rero urumva none reka dusubire inyuma gato yawe dusubize hariya ku Kagoma twari tugeze ugiye muri secondaire ngira ngo muri high school byaje gukomeza bite no kugira ngo urugendo rwo kugira ngo uzahure na Kristo nizo challenge niyo sako wari urimo uko byaje gukomeza kugenda tu sobwo premier twayivuyemo twageze secondaire troncome tuyivuyemo tugeze muri apape muri secondaire cycle supérieur tuyigezemo nyine buriya reka nkubwire byagukizwa kandi icyo gihe narabatijwe mfite imyaka 15 icyo gihe nyivuza Kagoma narabatijwe papa narabatijwe ariko narajyandi byo kuvuga ngo narabatijwe icyo gihe ntangira kugenda bra cycle supérieur natangiye kugenda ndeka inzoga mva ku nzoga buke ngenda mvaho inzoga nizanangoye icyo gihe ntabwo ndatangira iby'abakobwa muri ibintu by'abakobwa rero byatangiye ndaje secondaire ntangiye kubona ko bwa buzima butangiye guhinduka ariko natangiye no kugenda ubura imico y'abantu
nako kamere z'abantu buriya ziratangaje. Reka tubaze tugere noneho aho hagakiza. Buriya rero nkizwa ngo ugeze muri segonderi muri troncome uvuye muri primaire umaze kubatizwa noneho muri segonderi ntago wageze ngo usanga abandi bana ntibyo gusenga ntibabibamo. Oya jenize buriya reka nkubwire rero jenize mu basilamu nize mu basilamu troncome rero urumva ibintu by'agakiza ntabyo bavuga. Ni ibintu bashatse no kuntoza ibicyo bita gutora shahadu ndabyanga bakajya amakanzu never ndavuga ati reka urumva ariko icyo gihe urumva najyaga mu rusengero nkivugeza kakagoma kanjye. So bivuyeho tugeze muri noza tugeze muri cycle supérieure nyine buriya nkizwa si icyo gihe nabatijwe. Ndibuka umunsi umwe hari nimugoroba ngiye muri Zion urumva Gitwaza yarabwirije ndavuga ati iyi myaka yose maze ndi mu rusengero pe kandi ni nacyo kintu abantu muri iyi minsi kimeze tuba turi mu rusengero ariko utarasobanukirwa cya kintu gitumye uri mu rusengero. Twateranye nyine nkuko tuba twateranye gusa. Yarabwirije icyo gihe yewe kugira ngo ubone narize ni ikintu kiba cyanushije ku mutima. Ni ikintu cy'abantu cyanushije ku mutima. Icyo gihe ndibaza ndibuka nta n'umuntu nakunda kugenda n'abantu nagiye njyenyine ndagenda ndavuga ati uyu munsi ngomba kugira hari ahantu twakundaga kwicara hejuru yabaga turi munsi hejuru y'ibyuma. Icyo gihe nakundaga gucuranga urumva naragenda nkareba abacuranzi kugira ngo njye ndeba iyo hejuru y'abacuranzi nkajya ndeba nyine pianiste ukuntu ari gucuranga. Papa icyo gihe siho nagiye kwicaramo hagati hano imbere neza noneho hasi arabwiriza se yanitaho noneho by'abacuranzi reka ntabwo nari mbyitayeho urumva arabwiriza aravuga ati igihe cyose ushobora kumara mu rusengero hari ukimara utazi icyo wizeye cyangwa se icyo wakurikiye wumva akagukoze icyo gihe nko muri 2000 na kangahe ubwo ni hafi ndi muri segonderi mu wa 5 hafi mu wa 4 urumva nibwo nahise mvuga ati burya bwose twatugoma twose nirirwa mvuza nta kintu kirimo ntago ndasobanukirwa icyo ari cyo mbese ni routine ugenda ejo nkasigaruka ku rusengero nkaza kurepeta nkaje ni umuhango ikintu cyabaye icyo gihe base bagiye gusenga nyine. Ese warijijwe n'icya ntubyi nyine nahise numva gahinda kanyine reka nkubwire narirakariye ntekereza n'ubuzima umuntu ababayemo ukuntu butari bwiza bro. Navuze ati why nashobora kujya ku murongo nimba koko mvuga ngo ndi mu bintu by'Imana ntashobora kuvuga ati reka mfate umurongo w'Imana koko njye mu bintu Imana ishaka ko ubuzima Imana ishaka ko tubamo. Nyine numva birambabaje tu icyo gihe bikubitana no kuvuga ngo mu rugo nsengera mere icyo gihe bageze kwa kundi barangiza kubwiriza bagiye gusenga wamagara baze kwihana. Oya wamagara baza kwihana kwa kundi abantu bafashijwe ijambo ry'Imana dusenga turasenga bro nisanze ndi kurira tu agahinda nyine karaje ndavuga ati rero guhera uyu munsi ubu ngubu ngiye kujya muri wa murongo. Icyo gihe nibwo inzoga nahise nzivaho kabisa ndasezera. Ubwo rero nako nahise urumva muri icyo gihe ugeze mu wa 5 nibwo nasa gutangira kwimenyeza gucuranga kuri kakagoma twarakavuyeho noneho tugeze mu rusengero dufite agapiano ariko kwiga piano nabyo bikaba ingume no gukopera nta muntu kwigisha no gukopera ukareba ntabwo bashaka ko wiga nacyagiye ntabwo bashaka ko wiga abayobozi bavuga ati kuki mwagize piano ikigirwa abana ariko mu by'ukuri umutima wanjye ari kimwe arifite uvuga ati hari ikintu ushaka kumenya ko namaze no gukizwa bya seriye ndavuga ati hari ikintu ushaka kumenya gucuranga nuko nagiye mbyiga nkopera irute ndeba biki nanjye mbiha umwanya. Buriya ikintu kizakugirira umumaro urakibona yego muri icyo gihe ntabwo nari nakarangiza segonderi noneho mu wa 5 ugiye kurangira ni ngewe usiga noneho famille ngomba kuyigira yego ndavuga ati rero inshingano zabaye inshingano ubwo ntangiye kubimenya noneho inzira ishaka gucika rero ku rusengero na wa mucuranzi wacurangaga barigendeye hababura umucuranzi baravuga ati rero
Petit ngwino cyaho kuri piano cyaho curanga bwa mbere abantu baramfelicita kabisa ibintu byanje iki ubwo nahise ntangira rero nashena ubwo rero kubera ko no kurusenye babaga baranze ko ncuranga bigezeho ndabwira ati urabizi urubyiruko tuba dushukwa n'ibintu byinshi cyane isi bikurembuza ibisikurembeje ubwo rwaro ramaze gutangira kumenya gucuranga umuntu ahita ambwira ati papa ngwino nkwerekana dukura ibiceri uri muri ayo ku cyumweru cyumwe n'igihe wagombaga gucuranga ubwo umujama barampamagaye nabwira ati murahamagaye se gitatu ndavuga ati ndagiye gitatu wala bandagiye kuri icyo gitatu ndagikorera pasteur barahamagaye ku cyumweru ubwo urusengero barora kubuze twagombaga kumbura urumva nabonye amafaranga arasaze muri icyo gihe ngiye rero pasteur abahamagaye mama Frank ntamubuzwe yarampamagara agasimita afite agatelefone gato arabatirega demokazi iterano ryarangira kuwa mbere pasteur yampamagaye arambwiye ati ndagushaka hano Frank wamburanye iki wowe umva kwamena aragiye njya kumureba wamburanye iki ndavuga ati ko ari amafaranga kandi igihe mba nikeneye arambwiye ati rero ntagire ikintu uzongera kubura transport ndayiguhaye uzajya ufata amayinite yo kugira ngo uhe transport ndavuga ati si wumva se nibyo nashaka ariko nanone uwo mpasteri cyaramfashije ni nawe muntu mu buzima bwanjye ntashobora kwibagirwa wamfashije kuko niwe muntu watumye niga secondaire yose ndinda nyirangiza urumva nicyo gihe urumva mu wa kane nibo banyishuriraga ko navuzaga akagoma mu rusengero pastor Judith Imana ijye muhumugisha urumva gutyo nyine tangiza secondaire uko ndahiza secondaire icyo gihe kwa Gitwaza maze urumva ko namaze gukizwa mu wa gatanu mu wa gatandatu rero njya ku murongo ndavuga ati sinzigera ntandukira zacurangira Uwiteka mpaka icyo gihe urumva nahise njya mu rusengero rw'urusengero rwacu rurasenyuka kubera impamvu nyine zindi ntajyamo rusenyutse rero nigira mu Mutara urumva wese bandokira gucuranga secondaire ubwo inshingano zagiye mu rugo zagiye kuri njye kurumva nawe yabaga avunika ndavuga ati rero mukecuru rero wowe nubwo mpemba amafaranga makeya icara njye nzajya nkugira ubwo urumva 2015 nibwo nahise mvuga ati none twimuke muri kakazu k'ibyondo tugende mu nzu ifite sima icyumba na saro papa tagira ngo n'ibyumba bibiri icyumba na saro turi ariko urumva muvuye mu icyumba muri chambre Imana nyiri gende tuzamura gutyo urumva dukomeza mu bintu by'Imana kugeza n'ubu none se ntago aho hagati ntago wigize ugiramo challenge zaba abakobwa twavugaga mu kanya ngo batangire kurumva umaze kuba umusore ukaze kuri piano yanzo bitarimo amafaranga ibonye amafaranga agashati keza agapantaro kirage ntago ubuzima bwari buhenze nk'ubu byarabonekaga imyenda ntiyari ihenze urumva noneho mu rusengero kuri podium abantu baba bakureba n'iki byose amaso nyine akureba bayabaye menshi kandi nawe so numva wabiciye mute byagenze bite bari story ishobora kumara n'amasaha nka ve kuko ni story ndende bura naciye mu bintu byinshi cyane urumva umuntu agiye kubivuga nanjye ubwanye nabivuga nkumva ndarushye urumva muri icyo gihe cyo gucuranga nagiye mu itorero ahantu Gikondo singoma ngo ndivuge batangira kuma amafaranga navuye mu Mutarama itaza ahi Gikondo challenge rero nahuranaga nazo neza iyo gitangira gucuranga kuko n'inshuti zanjye urumva inshuti zanjye nyinshi nk'abantu babizi Buravan yari inshuti yanjye Buravan yari mu best friend wanjye urumva buriya Buravan ajya gutangira sekera turi mu bintu muri abantu twajyaga twicaranye tugapanga tukavuga ati ibintu bizagenda gutya nyine dufite nyine vision tuvuga ati vision y'ibintu bwana tuzakora ibintu bya danje tuzagira uki bari indirimbo bita Majunda yasohoye itekerezo cyanjye cyavuye mu mutwe kandi karavuye ku ahantu mu rusengero twajyaga ducuranga tugacuranga tout le monde Majunda akabone ko nahise urumva iyo ndirimbo yagiye kuyisohora kubera igitekerezo cyakivuye mu mutwe wanjye urumva atavuga akaboro twagakuramo indirimbo byaje Buravan twatangira umuziki dukora dukava ncuraga acoustique aririmba cyo gide byenda bizamuka so burya
nuko rero challenge nahuraga nazo urumva natanya n'umva nacurangaga muri gospel nasekera rero dutangira ibiraje rero batanya kumbwira atari ko petit we iyo tushe gucyishira muri gospel gusa tuzabana sa amafaranga se urumva ariko nanjye natekereza bwa buzima ndimo ko busaba amafaranga ngomba gutunga mu rugo ngomba gukoresha uko shoboye kose nitumererwe nabi kandi urumva nubwo tutari tumeze neza still n'ubundi ariko urumva nevo yari yazamutse yari mitandukanye challenge z'abakobwa hano zatangiye kuza buriya cyane ugiye muri sekira muri challenge z'abakobwa hari ukuntu turimba muri korali y'abana urumva nari ndi umuhungu cyenyine abakobwa esa nyine si ukuvuga ngo nuko nguburi n'umuntu w'igitangaza ariko kubera ko ari we muntu babona cyane uri umwe urumva wasa wisangaga bagukunda still nubwo hazagamo n'abandi bahungu nyuma nagiye nshakisha abahungu kubera yuko vuga ati bamfashe uyu murimo bamfashe umurimo papa uko umurimo w'abakobwa yirebera kajya mbaza ariko still ugasanga wabagura main actor nyine bati nubundi urana na president wa korali sawa kabisa president wa korali y'abana turazamuka icyo kintu ntabwo kiburamo ariko icyo gihe tubara ko ari ibintu by'ubwana sibyo by'ubwana bituma ibyo byose biba mu by'ukuri nyine challenge z'abakobwa none zatangiye kuza neza noneho bwa buzima butangiye guhindukamo none ushobora kugenda kwitara nkagorama ugapira kabitatu kameze neza nakwambara ukavuga ati mwambaye neza kameze niho za challenge z'abakobwa nakubonye kuri televiziyo nakubonye gutya kuri Facebook na mu star watari rero mbona postinga ifoto abanzi ko like video zigomba gutazikubitaho twakubonye kuri televiziyo uri kumwe na Buravani twakubonye kuri televiziyo uri kumwe na Kanaka ibyo byose izo challenge bitewe n'ikintu ashaka kugeraho urumva ko nabwo nzi ko mu rugo barandeba mu rugo ninge ibintu navuga ati nishiduka nkajya muri ibyo biboro uvuge ngo ngiye kujya mu bakobwa cyane si bivuze kutagombaga ngo bajya mu babajyagamo ariko ukagira yari imiti yo kuvuga ngo mu rugo nige babareba nimbimbwa ubwo mama arajya hasi bibe birarangiye kandi mu bantu bakunda mama kubera ko muri icyo gihe cyose yarangwaniriraga n'icyo gihe najyaga sa secondaire nari secondaire troncome nubwo atanyishuraga ishuri ari pasteur yaryishuraga n'imishinga kanshakira n'imishinga ariko yari handagaza avuga ati fata ijana uze kugurira indazi urye mwana wawe izo mbaraga yarakoresheje kandi ubizi yuko nta bushobozi yari afite ntabwo waziteje muramba avuga ati ikintu cyose nageraho na mama agomba kugifataho uko byagenda kose nawe aboneho kuko kandi amadamu arabizi aboneho urumva ugomba kuzirikana yego nibyo izo challenge z'abakobwa rero nuko nazigenje icamo kuko tubona abagukunda ibiki Facebook ariko la balance yego nibivuze kudakundanamo urakundanamo ariko rero mu burokore burya iyo bageze muri cya gihe cy'uburokore ugakubitanamo n'abakobwa balance ikintu cyitwa balance kiragorana cyane nacyo n'urubyiruko n'ubu tuba turi baba barimo balancinga femme n'abakobwa n'agakiza ni ibintu bigora cyane so kandi birumvikana twambaye umubiri w'abantu ushobora kubikora ariko nimba wihanye gerageza wihanire kureka sibyo wabiciyemo terero kugira ngo none uze kongera uvuga ati aha naho ndaharenze ndambutse ngiye piano ndagiye so rero ikigeragezo cy'abakobwa muri iki gihe kiranagoye tukajya twirarira buriya yazajya umuntu kwirariraho kuko n'abapasira byo igeragezo barabigira yazajya umuntu kwirarira icyerekezo cy'abakobwa n'ikintu cyitwa amafaranga abakobwa amafaranga icyo kintu ni ikigeragezo kigoye burya kuko nabonye n'ukuntu n'abantu bakijijwe nyine ukuntu iyo bigeze ku mafaranga umuntu ahinduka isura ugahita ubona ko ahindutse niba narinzi devu tugeze ku mafaranga ndaza kubona indi sura sibyo icyo rero kugikiranukaho ni ikintu kigora nitugera ku bakobwa naho nukabona umukobwa wa nyashara utambutse icyo kigeragezo ibyo bigeragezo babashe kubishobora muri iyi si ya Nyagasani ibindi byose ndibaza byashoboka icyo kigeragezo kabisa burya n'abantu busanga bagenda bagwa bagwishwa n'ibyo bintu bibira amafaranga umugore biragoye niyo mpamvu avuga ngo urugendo agakiza n'urugendo ni ukuvuga ngo duhora duhinduka so wishyiraho iza ngamba ukavuga ati ibintu nzabikora gutya na gutya ariko wifashijwemo n'Uwiteka noneho turi kugana ku musozo rero izo challenge zajemo urabona ucurangira Buravani yabaga mu isi ya Sekira
ukuntu wabimanaginze, ukuntu waje noneho kugera aho uvuga aho uri uyu munsi uvuga ati ngewe piano icyaza cyose narakijijwe. Nyine challenge of course ziraza ukavuga ati ibyo byose ndashikamye namenye Yesu, ku buryo ushobora kwicara imbere ya kamera ukaba wamuvuga ukaba wamubwira ati peti cyangwa se gra ibyo bibazo uri gucamo Yesu yabikemura nyine kugira ngo ugere hano uvuga ati wana Yesu none ari muri ngiye waruzuye full. Okay. Iyo rero ni nacyo kintu kigora. Nicyo kigunda kugora abacuranzi ko tuba mu isi zitandukanye. Yego. Buriya si Buravan yari acurangiye. Urumva harabasa. Buriya umuntu wa mbere buriya navuga ko yanyijije kuri spotlight ya Roza ya Sekiro. Ni umuntu bita Mutare Gabi. Buriya kenshi iyo twabaga turi kumwe babaga bazi ngo turanavukana kandi ntabwo tuvukana. Urumva Gabi twarakoranye nakoranye n'abantu benshi abandi password nyine umuntu abagiye acuranga n'abantu benshi ba Andy sibyo ko bakiri n'abavandimwe ba Ivry n'abantu benshi sibyo, ariko buriya nyuma niho naje kuvuga ati sinzigera umva nacurangiraga abahanzi nkashobora kuba ntajya muri hoteli, ariko niho nigeze kwicara n'umukozi w'Imana umwe ndamubaza se mu by'ukuri ngiye mbikora nta kintu nishinja sibyo, nta kazi kugira ngo mbone imibereho. Arambwiye ati se muhungu wanjye kandi umupasiteri mwiza nkunda pasiteri wanjye, urumva si ngombwa ngo muvuge izina, urumva abarambwiye ati rero hano mu rusengero tuba dufite ingero z'abantu benshi, niba ukora muri Bralirwa si sawa, ukora muri Bralirwa ukaza gusenga atandukaniye nawe ukora umuziki ukaza gusenga. Aravuga ati ikibazo suko wajya gucuranga muri iyo hoteli cyangwa se ikindi cyaro, ntago ari cyo kibazo. Ikibazo nicyo uzakorera muri iyo hoteli ni ibiki. Niba utunzwe n'umuziki ukore neza, ukore nta kibazo ugutunge. Kandi mu by'ukuri icyo gihe byampinduriye ubuzima. Nyuma ya corona nibwo navuze ati okay, fasha umwanzuro noneho ko corona bizwa yarahundiye ubuzima bwinshi, fasha umwanzuro ndahagaritse ubu nongeye gukora umuziki umbesheho. Kandi koko nyuma ya corona, nyuma y'ibyo byose nshobora kujya gucuranga muri hoteli, nshobora gucuranga mu bukwe, ahantu hose nshobora kuhacuranga, ariko icy'ingenzi identity yanjye yo kuvuga ngo sindi bunywe izo nzoga, sindi buteze rwa serera, discipline iraguma ari yayindi y'umurokore koko. Yego niyo nuko bimeze no mu rusengero ndagenda ngacuranga concert za gospel ngacuranga, concert za Sekira naho mboye gutyo, ubukwe ngabucuranga, muri hoteli ngacuranga. So kandi nkabibalansinga nkavuga nka making sure yuko ubuzima bwanjye bw'ubukristo sinzabuvaho, nzabukomeza, ibindi ni akazi ndimo. So dusoza rero ubu noneho Frank uyu munsi ni muntu ki, afite icyerekezo ki muri iyi nzira ya Kristo, ari gukora murimo ki muri iyo nzira, kubera ko twahawe kugira ngo natwe duha abandi, niba hari urushye wenda bamubwira ati nyamara Yesu yakuruhura, cyangwa se wenda muri iyo sujyamo hari abantu wenda muhuramo ukaba wamuhumuriza gutyo nyine tu, kubera ko uravuga ngo Bibiliya iravuga ngo iryo jambo ko ngibagiye biravuga ngo itabaza nta ukongeza itabaza ngarishyire munsi y'urutare, ngira ngo niko Bibiliya ivuga. Nyine ngo itabaza iyo ryaka nyine rijya ku musozi, nta ukongeza itabaza ngaritwikiriza inkangara. Itabaza ryawe ririmo rirakarite gutyo nyine tuganda ku musozi kugira ngo umuntu amenye piano waciye muri biriya byose, akajya aho ngaho hose n'ibyo byose yaciyemo, akagerwa amenya Kristo, akajya muri izo challenge. Ariko uyu munsi akaba ari umugabo ushima Imana uvuga ati ngewe na Yesu nta kintu cyadutandukanye. Cyanagira mbanze vuga kino kintu, nta buzima butahinduka muri Kristo. Iyo wizeye Imana nta kintu na kimwe kitashobora guhinduka. Mu by'ukuri umuntu nzi mu buzima bwa 2016 na 2015 ntaha muri ako kazu, hari abo twiganye secondaire bo babizi, bajyaga baza mu rugo barabizi sibyo. Uje ubu ngubu ukambona ntago ari bwa buzima ndimo, ariko mu by'ukuri nisunze Imana nta kindi kintu, kuko buriya nanategura n'ubukwe, urumva niyo mpamvu navuze mfite ibintu byinshi nakubwira byinshi cyane byaguhamiriza yuko nta kwizera umwana w'umuntu. Wayiringiye amaso yawe yahanga Uwiteka gusa sibyo. Wari uri kumbwira ati wiringire Uwiteka. Mu by'ukuri Uwiteka ni wenyine wo kwiringirwa. Amen. Sibyo. Amaso yawe yahanga Uwiteka bizagufasha guhora ukeye ku mutima wawe, kuko burya hari ikintu nize ejo bundi ndi gukora ubukwe, naje gusanga iyo wiringiye abantu
buriya mu bukwe Imana yanyigishije cyo ko ntabwo ugomba kwiringira abantu, abiringiye abantu barabahemukira, wiringire Uwiteka wenyine, kuko mu by'ukuri ibintu natekerezaga ku bantu mvuga ati abo bantu bazankorera bino kandi koko twarabivuga ati bazakora bino, yahise inyereka byose ni zero, barakubeshye sibyo. Mu by'ukuri rero ibihe byose waba uri gucamo, ibintu byose urimo, ubuzima bwa depression urimo, ibiki byose urimo, Uwiteka wenyine aba ari uwa mbere kuri wowe. Kandi ujye wegera abakozi b'Imana bashobora kugufasha, sibyo. Kandi Imana yonyine niyo igukunda kurusha uko abandi bose bagukunda. Yego, twiringire Uwiteka. So rero Piano, nagira ngo tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu, kandi tuguhaye ikaze rirambuye. Iryo kaze rirambuye ribaho no gutera haleluya y'umurambararo. Tuguhaye ikaze hano ni mu rugo kuri Salvation Road. Yesu mu rubyiruko nicyo kiganiro twari turimo turakora. Nagira ngo dusoze dushimira abantu bakuri iki kiganiro, tubabwira ngo ibyiza biracyaza, dukomeza kubifuriza umwaka mushya 2026, muzaboneremo ibyiza, muzaboneremo umugisha, muzaboneremo guhirwa no gukomezwa n'Imana. Kandi tukubwira ngo wowe urushye, wowe uremerewe, wowe wihebye, wowe wigunze, Yesu yiteguye kuruhura. Yapfuye kubera wowe, yarazutse ni muzima. Inkuru twamamaza niyo kuzuka kwa Yesu. Nawe ngwino kwa Yesu, arakuruhura, arahindura ubuzima bwawe, aragukura mu mwijima, arakubera inzira, arakuruhura, araguhembura. So rero turabashimiye, mujye muri comment, mutange namwe testimony zanyu, mwandike ngo Yesu ni umwami, mutubwire ibyo mwifuza ko twaba, kubera ko turi hano kugira ngo dukorere Imana kandi dukorera namwe abantu bayo. N'abantu rega bafite n'ubwo buhamya bagomba kugeza ku bantu, abantu baremere imitima. Zana ubwo buhamya bwawe, uhamagare, ubatubwira ati rifite ubuhamya bushobora gufasha abantu. Nibwo rugendo turimo bw'agakiza dushobora kubafasha. So ijambo rimwe rero dusoza Piano. Ijambo rimwe rero, Imana ikomeze ibahe umugisha, ari abaremerewe, ari abarwaye, Imana ikomeze ibiteho, kandi turizera ko iyo twizeye Uwiteka nta gishobora kuyinanira. Yego. Imana ni byose kuri twe. Yesu arabakunda, Yesu ni umwami, Yesu aracyakiza, Yesu aracyakora. Imana ibishimire, Imana ibahe umugisha. Iyi ni Salvation Road, harakabaho u Rwanda. Shalom.